ubu nakongera guhangayikishwa n'umwanda uterwa n'udukoko cyangwa udusimba kuko Fumigation Service Company Limited yabazaniye igisubizo. Akarusho kacu kandi nuko dutanga serivisi yo gutera imiti irwanya udukoko n'udusimba harimo imibu, ibinyenzi, ibiheri, amasazi, za scorpio, imbeba n'ibindi. Iyi serivisi yo gutera imiti irwanya udukoko tuyitanga mu mahoteli, mu mabare na resitora, mu bigo bya leta n'ibyigenga, mu mashuri, mu ngo z'abantu n'ahandi. Nitwe kandi dufite umwihariko wo kugira amamashini akora isuku ku makaro, ku matapi, mu ntebe, kuri za matera n'ahandi hakenewe isuku. Muri Fumigation Service Company Limited dutunganya ubusitani tukabwitaho. Abakeneye kandi ubusitani bushya turabubakorera. Witangwa rero dukorera mu ntara zose z'igihugu. Ushobora kandi no kudusanga ku cyicaro cyacu gikuru kiri Gikondo mu nyubako ya station Merezi ya kabiri muri etage ya mbere. Urahabona ibyapa bituranga. Waduhamagara kandi no kuri 07 88 63 74 59 cyangwa kuri 07 88 70 26 67. Murakaza neza iwabo w'isuku muri Fumigation Service Company Limited. Isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukana n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma. Kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko wibuka ibyo yakwigishije, ntabaga ari cyo gipimo cy'ubwenge. Niyo mpamvu hari abantu babaga bambere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaho umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye. Hakaba abandi babaga banyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bakoresha babandi babaga bambere. Tekereza ko yize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse bamugiranya n'inzu y'ibitabihiye. Ahubwo burya uyu mwarimu w'ubuzima ibizamini bye bishobora kuba igipimo cy'ubwenge, ariko tinya umuntu uguha ikizamini amasomo kayakuramo nyuma. Ibizamini biza mbere, amasomo kayakuramo nyuma. Gishobora kuba igipimo cy'ubwenge rero. Mu gihe abangabo batangira baduha amasomo ibizamini bikaza nyuma, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge, ni igipimo cy'uko wibuka ibyo yakwigishije. Muri make ni igipimo cy'ubumenyi yaguhaye, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Ubwenge n'ubumenyi bishobora kuba ibintu bitandukanye. Umusaza utabarutse rero ni nk'inzu y'ibitabihiye, umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye. Amwe muri ayo masomo niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi. Habayeho umugabo wari umunyabwenge cyane, yari kazi ubwenge. Abantu benshi rero bazaga iwe baje kumugisha inama, benshi bazaga iwe baje kurahura ubwenge birumvikana. Inkuru y'uwo mugabo yaje kugera ibwami. Umwami yifuza kugenderera uwo mugabo. Umwami yafashe urugendo ajya gusura uwo mugabo ngo yirebere neza ko ibyo bamuvugaho ari ukuri koko. Ageze iwe yahasanze urujya n'uruza rw'abantu babaga banyuranyuranamo baje kurahura ubwenge. Umwami nawe yakiriwe n'uwo mugabo w'umunyabwenge. Mu gihe gito bamaranye baganira, umwami yahise asaba uwo mugabo ko yamujyana ibwami, amubwira ko ubwenge bwe bwagirira umumaro igihugu cyose. Umwami yaramusabye ati ukwiye kuza ibwami ukaba umwe mu baminisitiri banjye, ukaba n'umujyanama wanjye wihariye. Umunyabwenge nkawe ntabwo akwiriye kuba ahandi hantu hatari ibwami. Wa mugabo w'umunyabwenge yabwiye umwami ati nibyo rwose nta kintu bintwaye, nanjye kuba naba ingirakamaro ku gihugu nta kibazo na kimwe kirimo, ariko kugira ngo nzi ibwami byasaba ko nsezeranya ikintu kimwe gusa. Umwami ati mbwira ko byose se mbifite mu biganza. Umugabo ati ubwo nzaba ngeze ibwami ndashaka ko uzampa icyumba cyanjye cyihariye, aho nzajya mpara isaha imwe ku munsi ndi muri icyo cyumba. Nta muntu uzaba wemerewe kwinjira muri icyo cyumba, yewe n'umwami ubwe ntazaba yemerewe kukinjiramo. Nta n'umuntu uzaba wemerewe kumbaza iby'icyo cyumba. Umwami ati ibyo nta kibazo kibirimo, ibwami hari ibyumba byinshi cyane uzahitemo icyo ushaka. Ubundi se naba nshaka iki mu cyumba cyawe? Umwanzuro barawufashe, wa mugabo w'umunyabwenge ajya ibwami, ahabwa buri kimwe cyose yifuzaga ndetse ahabwa n'icyo cyumba. Iminsi yaragira isunika,
uko hajyaga kuba inama ikomeye, wa munyabwenge yarabanzaga akajya muri cya cyumba akamaramo isaha imwe, akabona gusohoka, yasohokamo akabona kwinjira mu nama, yakwinjira mu nama agatanga ibitekerezo birenze ku buryo buri muntu wese yabitangariraga. Amezi yarashize, imyaka irashira, uko ibihe bigenda bishira niko umwami yarushagaho kugira amatsiko y'ibibera muri cya cyumba. Uko umwami arushaho kugira amatsiko niko n'ibihuha byarushagaho gucicikana ibwami. Wasanga uyu mugabo afitemo umuntu muri kiriya cyumba, wasanga ari imigenzo ya gipfumu, wasanga ari ibintu ajya gukoreramo, uyu mugabo wasanga ari maneko w'abanzi bacu, ubundi se n'ibiki biba muri kiriya cyumba. Ibihuha byakomeje kuvuza ubuhuha ibwami, bibaza iby'uwo mugabo w'umunyabwenge waje kuba minisitiri akorera muri icyo cyumba. Buri wese noneho yatangiye kwifuza kumenya ibiri mu cyumba. Ariko kuko umugabo yahoraga yafunze, akahafungura ari uko agiye kwinjiramo, bakabura uko barebamo, cyane ko bari banamuhaye isezerano ry'uko nta muntu uzinjiramo. Umunsi umwe umwami yumvise atakomeza kubyihanganira, arangije atanga itegeko, abwira wa mugabo ati, ndashaka kureba muri kiriya cyumba cyawe. Umugabo atari ko zirikana isezerano wampaye, niwica isezerano nanjye ndahita rwose mva ibwami nigendere. Umwami yahisemo kurinda isezerano kubera ko atashaka kubura uwo mugabo. Yari umunyabwenge mu buryo bukomeye, inama yamuhaga nizo yahoraga akurikiza. Kandi kuva uwo mugabo yagera ibwami, ubwami bwateye imbere bidasanzwe, ndetse burangwa n'amahoro atarigeze burangwamo kuva bwabaho. Byose rero babikeshaga ibitekerezo by'uwo mugabo. Nyuma y'igihe ariko abandi banyabwenge b'ibwami batangiye kugira inama umwami bati, kuki utakoresheje igitsure ukamufunguza kiriya cyumba ku ngufu? Wabwirwa n'iki bibera muri kiriya cyumba? Ese utekereza ko wenda ibyo bintu biberamo bitaba ari bibi kuri wowe? Umwami yumvise ari ingingo, noneho bigira inama yo kuzafungura icyo cyumba ku ngufu, uwo mugabo wenda atarabutse gatoya. Umunsi umwe ubwo uwo mugabo w'umunyabwenge atari aho hafi, umwami yafashe umwanzuro wo kumena urugi rwa cya cyumba, yinjiramo ari kumwe n'abambari be. Binjiyemo basanga mu cyumba nta kintu kirimo, nta ntebe, nta meza, nta kintu basanzemo. Noneho batangira kwibaza icyo wa mugabo abaje gukora muri icyo cyumba kirimo ubusa. Gusa bakomeje kugenzura neza, barebye mu nguni z'icyumba bahabona umwenda ushaje umanitse. Bakiri aho bayobowe ibyo ari byo, wa mugabo w'umunyabwenge yarabinjiranye, arababwira ati, mwishe rero urugi mureba muri iki cyumba, mwishe isezerano twagiranye, ariko ngiye sinshobora kwica isezerano natanze. Niba mwinjiye muri iki cyumba ku ngufu, nanjye ndagiye sinzagaruka ibwami. Umwami yaramwinginze, ariko umugabo amubera ibamba. Mbere yo kugenda ariko umwami yaramubwiye ati, twakoze ikosa nibyo byo kutarinda isezerano twagiranye, kandi ufite ukuri kuva ibwami, ariko mbere yo kugenda tumara amatsiko, utubwire mu by'ukuri ibyo ubuje gukorera muri iki cyumba. Umugabo ati, buri gihe iyo nashakaga gufata ibyemezo bikomeye, murabizi ko mwahoraga muntegerejeho ibyemezo bya nyabyo. Buri gihe rero iyo nashakaga gufata ibyemezo bikomeye, nazaga muri iki cyumba nkambura imyambaro y'ibiciro y'ibwami, nkambara uriya mwambaro mubona ushaje umanitse hariya, ubundi nkicara hasi nkatekereza ku cyemezo cya nyacyo ngomba gufata. Muri make nza muri iki cyumba nshaka kwisanisha n'ubuzima butari ubwahani bwami, ubuzima bwo kudamarara, ahubwo nkisanisha n'ubuzima bwa gitindi nahozemo. Nza hano nkakuramo imyenda y'ibwami, nkamara imyenda ishaje, ndetse nkicara hasi nk'umuntu utagira ahantu arambika umusaya, ubundi nkatekereza ku byemezo mfata. Impamvu rero akenshi imbere y'inama ikomeye y'ibwami mbanza kuza hano kwiga ku ngingo ziri buganirweho, kugira ngo mfate ibyemezo by'ibitekerezo bya nyabyo ndi butange. Kwisanisha n'ubuzima bubi nibyo bimfasha gufata ibyemezo bizima. Simba nshaka ko ubwenge bwanjye buzimirira muri iyi midamararo y'ibwami, iyi myenda y'igiciro, iyi mirimbo ya zahabu. Nza hano rero nkambara nk'umutindi nyakujya, ubundi nkatekereza. Namara gutekereza nkongera ngakuramo uyu mwenda ushaje, nkongera nkambara imyenda y'ibwami, ubundi nkasohoka. Ni icyo rwose nabaga nje gukorera muri iki cyumba. Rero kuko mwishe isezerano mwamaye, mpisemo kwigendera nk'uko twabisezeranye. Umugabo yahise ava ibwami gutyo. Umwami biramubabaza cyane kuko yarahombye umuntu wari inkingi ya mwamba mu bwami. Amakuru avuga ko ubwami bwaje guhanguka
kuva uwo mugabo yava muri ubwo bwami ntabwo ari njye hahera umugani. Muri iyi nkuru rero harimo amasomo menshi buri muntu wese yakumva, ariko wenda isomo rya mbere twaheraho ni iryo ngiryo ryo gutanga isezerano. Hari ikintu uhomba cyangwa se hari umuntu uhomba, nk'uko umwami yahombye uriya munyabwenge, nawe iyo utanze isezerano nturisohoze, hari ikintu uhomba cyangwa se hari umuntu uhomba. Uko byagenda kose byaba byiza kudatanga isezerano na rimwe kuruta gutanga iryo utazabasha gusohoza. Niba ushidikanya na gato ku kintu runaka, ntuzigire na rimwe ugitangaho isezerano. Niyo mpamvu bakubwira ko 90% by'imitwaro ituremerera ituruka ku masezerano tutabashije gusohoza. Akenshi iyo mitwaro bikarangira ari nayo ituguyeho cyangwa se itugutuye, natwe tugahinduka nka buriya bwami. Irindi somo twakwigira muri iyi nkuru nuko ibyemezo byiza bifatwa igihe wiyambuye ibyubahiro byawe, ukibuka isoko yawe. Urwego waba uriho rwose, mu gihe ugiye gufata icyemezo ujye wisanisha n'iyo waturutse, bizagufasha gufata ibyemezo bizima. Nk'uko umunyabwenge mbere yo gufata ibyemezo yabanzaga kwiyambura umwambaro w'ibwami, nawe nujya gufata umwanzuro ujye ubanza wisanishe n'ahantu wakomotse, ahantu waturutse, wisanishe na kure wavuye. Bizagufasha gufata ibyemezo bikugumisha mu bushorishori, kubera ko ibyemezo ufatiye mu mudamararo waho ugeze, mu mudamararo w'ibwami, nta kindi bigukoresha uretse kugusubiza iyo waturutse. Ariko ibyemezo ufashe wisanishije na kure wavuye, bikugumisha mu bushorishori, bikugumisha ibwami. Twize ko ahahise urahazirikana ariko ukirinda kuhabamo. Ibanga ryo kuguma mu bushorishori rero ni ukuzirikana ahahise. Muri make ni ukutirara, ukajya wibuka aho waturutse, ukibuka amateka yaranze ubuzima bwawe. Bigufasha gufata ibyemezo bikugumisha mu bushorishori. Nigeze kubaha urugero ndi gutebya, ariko rwanyarwo. Usanga imishinga igumisha abakire mu bushorishori ni inama bahabwa n'abakene, niba ariko nabivuga, cyangwa se inama bahabwa n'abantu bari hahandi bo baturutse. Imishinga myinshi iteza imbere abakire, izo nama bazihabwa n'abakene cyangwa se bazikura ku bakene. Ibyemezo bigumisha abanyembaraga mu bushorishori babikura mu banyantege nke. Iyo rero ushaka kuguma mu bushorishori, wisanisha n'umunyantege nke. Ibyemezo ufatiye mu bushorishori wisanishije n'ubushorishori bigusubiza mu banyantege nke, bigusubiza hahandi waturutse. Iryo ni ibanga rikomeye cyane abantu bakwiye kuzirikana mu bijyanye no gufata ibyemezo, yaba mu kuguma mu bushorishori cyangwa se kugumana imbaraga. Usanga imishinga igumisha abakire mu bushorishori, inama zigumisha abakire mu bushorishori bazihabwa n'abakene. Niyo mpamvu rero iyo uri mu bushorishori, iyo ugize ahantu ugera, nujya gufata icyemezo ujye wibuka ahantu waturutse, wibuke kure cyane wari uri. Bizatuma uguma hahandi uri ndetse ugere kure hisumbuyeho, ugume mu bushorishori. Iyo utaziranye no hasi, no gutinda hejuru birakugora. Bisaba kubanza kumenyana no hasi kugira ngo uzatinde hejuru. Ikigutinza hejuru ni iki rero? Nuko icyemezo cyose ufatiye hejuru uba wisanishije no hasi, kubera ko hasi urahazi bihagije. Niyo mpamvu gukira vuba vuba bigora abantu yuko baguma mu bushorishori. Inzira ya bugufi ituma abantu bataguma mu bushorishori, kubera ko inzira ya bugufi ntabwo ituma umenyana no hasi. Ariko umuntu wihirinze iyo ageze mu bushorishori, kubera ko abaziranye no hasi, icyemezo cyose afatiye mu bushorishori abanza kwisanisha no hasi. Ni kuriya munyabwenge yakoraga. Iri ni isomo buri muntu wese akwiriye kwiga rwose.